Reka nongere nkwifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udukurikiye muri aka kanya. Twizere ko aho hose ukomeje kumererwa neza. Tugushimira cyane kuba dukomeje kugenda tubana amakuru agiye atandukanye tuba tugenda tubategurira. Iyi ni White News 24 TV, ni amakuru y'ingenzi, amakuru yihutirwa aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugarukaho muri iki gitondo. Turi mu gitondo rero cyo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2024. Tugarutse rero muri update news, amakuru abakomeye cyane muri Rubero. Ibintu bikomeje kugenda bizamba, bikomeje kugenda bihindura isura kuri kwasiyo ya FARDC, aho rero muri iki gitondo hamaje kudeployingwa abasirikare basaga 30, ndetse kugeza amagingo ngaya ni imyiteguro iri gukorwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ku buryo rero bukomeye cyane, aho rero bagamije guhangana n'uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda ubakora mu nkokora umusubirizo. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru M23 yigaruriye ibice by'ingenzi birimo Bweramana ndetse hari uho muri teritwari ya Amasisi. Kugeza rero amagingo ngaya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba gikomeje kugenda kigira uburakari bukomeye cyane bw'uko ibice byinshi bigiye bitandukanye by'ingenzi byagiye byigarurirwa n'intare za Sarangwe cyangwa se M23. Ariyo mpamvu rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gikora uburyo ubwose ubushoboka kugira ngo kibashe kwigarurira ibice byose byagiye byigarurirwa n'intare za Sarambwe. Tugaruka rero muri Goma gatoya muri teritwari ya Nyiragongo, hakomeje kugenda habera ibikorwa bitari byiza cyane bikomeje kugenda bikorwa n'abitwa ngo nabo Wazarendo, aho rero abaturage bo muri teritwari ya Nyiragongo bakomeje kugenda bashinja iyi Wazarendo kuko ikomeje kugenda ituma abaturage bagira ubwoba bukomeye cyane. Si ubwoba bufitwe n'abaturage gusa, ariko kandi ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC nacyo rero gifite ubwoba bukomeye cyane bw'uko M23 ikomeje kugenda yikangwa muri uyu mujyi wa Goma, dore ko byo byagiye bihiswa kenshi ndetse n'ibimenyetso byagiye bigaragaza ko umutwe wa M23 waba ugiye kwinjira muri uyu mujyi wa Goma. Niyo mpamvu rero mu nkengero z'umujyi wa Goma hakomeje kugenda hashyirwa intwaro karundura, intwaro zikomeye cyane zigamije kuba zahagarika umutwe witwaje intwaro wa M23 igihe rero wafashe umwanzuro kuza kwinjira muri iyi Goma. Ariko kandi andi makuru atugeraho nuko abasirikare cyangwa se abamaneko bakomeye cyane umutwe wa M23 baba baramaje gusesekara muri mujyi wa Goma mu buryo bukomeye cyane. Ariyo mpamvu rero ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije na polisi bakomeje kugenda bashyiraho za bariyeri mu bice bigiye bitandukanye, ndetse bakaba bagomeje kugenda basaka abaturage ndetse babaka ibyangombwa, ariko kandi basanga uvuga ururimi rw'ikinyarwanda bagahita baguta muri yombi bitewe nuko bahita batekereza ko cyangwa bakeka ko waba ukorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Rero byagiye bigaragara kenshi mu bice bigiye bitandukanye ndetse no mu minsi igiye itandukanye, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyafataga bamwe mu basirikare bakomeye cyane bagendaga bagirana imishyikirano n'uyu mutwe wa M23 batangaho amakuru. Ari impamvu rero bamwe mu basirikare benshi bagiye bajya kuri kwasiyo cyangwa se ku gihande cya M23 ndetse bakaba bafatanya mu kurwanya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari impamvu rero impungenge zikomeye cyane zikomeye kugenda zigirwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza amagingo ngaya. Ni imirwano rero ikomeye ikomeje kugenda ibera muri teritwari ya Masisi ahitwa Bweramana, akomeje kugenda hagaragara rero ibintu bitari byiza cyane. Ariko tugaruke kuri aksi ya Sake. Muri aksi ya Sake rero M23 iri gusharinga ikoresheje ibitwaro karundura irasa mu misozi ya za Mushaki, ndetse kugeza ubu ngubu namwe makuru atugezeho muri iki gitondo yihutirwa ko M23 yakamajeje irimo irakoresha ibishoboka byose kugira ngo ayisubize inyuma igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo. Ngira ngo murabizi harimo aba Wigna Group y'aba Blackwater Barundi ndetse n'abacanshuro bagiye bakomoka mu bihugu bigiye bitandukanye baje gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'aba Wazarendo. Kugeza rero amagingo ngaya M23 ikaba ikomeje kugenda yirwanaho ku buryo bukomeye cyane, ndetse iri gukoresha imbaraga zishoboka izo arizo zose kugira ngo ibashe gukomeza kugenda ibungabunga ndetse ibungabunga amahoro akomeje kugenda azamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byakomeje kugenda bigaragara kenshi ko
uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda ugarura amahoro, ndetse ibi byose byagiye bigaragara mu bice byose kugeza amagingo ngaya. M23 irimo iragenzura haba ibice bya Shasha, ibice bya Kanyabayonga, za Shasha cyangwa se na za Bweramana. Aho ngaho M23 rero ikaba ikomeje kugenda yesa intego zayo nk'uko rero yabyiyemeje. Tubinyujije rero cyangwa se bwana Lawrence Kanyuka abinyujije ku rukuta rwa X rwahoze rwitwa Twitter, yakomeje kugenda atangaza ko byinshi bikomeje kugenda bikorwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitari byiza cyane. Rero mpamvu rero uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda uhereza gasopo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigabaho ibitero karundura, ndetse ibitero bikaba bikomeje kugenda bituma hari benshi bagwa muri ku mirongo y'imbere ku rugamba, haba rero abaturage b'inzirakarengane ndetse n'ibikorwa remezo bikomeje kugenda bihangirikira. Kugeza rero amagingo angaya n'imirwano ikomeje kugenda iba, ndetse kugira ngo ihagarare ni ibintu bitoroshye cyane. Gusa abasesenguzi mu byerekeranye n'imirwano cyangwa se n'umutekano ukomeje kugenda uzamura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyo basesengura bavuga ko intambara cyangwa se imirwano itazigera irangira igihe Perezida Tshisekedi Tshilombo atagannye inzira ya diplomasi ndetse akaganira n'uyu mutwe wa M23, dore ko umutwe wa M23 wo wiyemeje kuba wagana inzira ya diplomasi cyangwa se y'ibiganiro kugira ngo base gucoca ibibazo bafitanye kugeza amagingo angaya bitari byakemuka. Kugeza rero ubu ngubu Perezida Tshisekedi Tshilombo we yashyize akadomo avuga ko atazigera agirana ibiganiro habe na gato n'uyu mutwe wa M23, ahubwo ikigambiriwe cyangwa se ikigamijwe ari ukuba bawurimbura burundu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro byarakozwe ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyiraho akayo ndetse iza gutangaza ko hagomba kubahirizwa agahenge, ariko ku mpande zombi ntabwo agahenge kigeze kubahirizwa. Cyane cyane abashinzwa ni igihande cyangwa se n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje kugenda gishinjwa n'uyu mutwe wa M23 kuba ibyerekeranye n'agahenge cyangwa se iki gisirikare kitabyubahiriza uko bimeze. Ni mu gihe kandi mu kindi gice tugarutse ku Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoze inama nyinshi cyane, ndetse bagambiriye kuba barebera hamwe uburyo bagomba gushyiraho uburyo imirwano ishobora guhagarara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse bahuriye muri Angola, i Rwanda muri Angola, ndetse baza kuganira ku bikomeje kugenda bibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kugenda uyu mutekano ugenda uzamba umusubirizo. Kugeza rero amagingo angaya ni ikibazo gikomeye cyane gikomeje kugenda kigaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibyo byose biba, nubwo inama zose ziba, nta na kimwe bigeraho bitewe n'uko kugeza ubu ngubu imirwano igikomeje kandi igikomeye kuba ikomeje kugenda ibera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza rero ubu ngubu intego ya M23 nk'uko umuvugizi mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka yagiye abitangaza cyangwa se Alliance Fleuve Kongo muri rusange yakomeje kugenda atangaza ko intego yabo yo gukomeza kugenda baharanira uburenganzira bw'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batazigera bashobora kuba bazakomeza rero kurwana igihe amahoro agarukiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti mukunzi udukurikiranye aho uhorereye hose, tukwifuriza kugomeza kugubwa neza, kugira igitondo cyiza cy'umugisha. Niba utari wakanda subscribe nyamuneka yikande, tujye tubasha kubana amakuru n'ibiganiro tuba tugenda tubategura hano kuri Wide News 24 TV. na makuru aba akomeye cyane, makuru tugenda tugarukaho akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ngushimire cyane, tongera kubona amasaha ari imbere tubagezeho n'andi makuru ari buze kuba agezweho ako kanya. Twibusa kuba ukanda subscribe cyangwa se sabone ku utari wayikora. Murakoze kandi mukomeze mugire ibihe byiza, ane n'Imana.